izanjye nakoze neza nizikunde. ubu bivuze rero ngo ngiye kujya nica indirimbo zose kugira ngo bikunde. Ujye uzica kugira ngo uyice rero ni uko utandukana n'ibyo wahoze ukora, nibwo yakuvuga ngo aranyishe wumve kandi sinzi niba uri kumva icyo kintu. Ariko honestly byo nanjye nabonye nagiye mbona ama feedback ngo indirimbo y'undi mwana ese ubundi uri umwana ra Kevin Kadesha ngo hano ntutungurwa na Obama yakwandikira no ngo umva wa kane turongera tubikore, ndumva nshaka kwica indi. umva njyewe ibi bintu twahamagariwe gukora ni umuziki, sibyo papa cyangwa ndabyibuka neza muri pirimeri bamwe bajyaga gukina gati ukumva si zawe tu kumbora amanota uraza kuyakura mu kuririmba murepesi ndiri kumva icyo kintu. noneho njyewe tukiga za pirimeri ese warize uravuze ngo umukiga ndabyibaza warize umva narayasimbutse nanjye nayo nzi ko ibintu byonyine uza ari ukuririmba kumbi waranize ibindi. narayasimbutse uzi ukuntu nayize nka kundi mu rugo bakubwira ngo usige wavomye gusiga uvomye ngo ujye aho ushaka ariko usiga uvomye tu nawe ukagenda ubikoze. nagendaga mbikoze kabisa sinuri kumva icyo kintu. None urimo urakora ibyo abandi bagiye biga hahandi hepfo iyo ngiyo ukabarusha. Hakora uri umugisha yagiye urayizi nta satima ifitanye nawe ndimo ndatangira ntanga umusanzu nkanjye amfashe ngo iki wibagiwe indirimbo ndimo ndatangira ntanga umusanzu nkanjye amfashe anteze umushenzi umusazi shawe nta satima ifitanye nawe. Iyo ndirimbo uziko abantu batayizi dufitanye bayita umugisha. Ntabwo abantu bazi ko ariyo ndirimbo twakoze mbere yuko dukorana ngo ntabyo bazi, ariko urabona ukuntu twizirika akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye. Ikibazo iriya ntabwo nayishe niyo mpamvu batayimenye. Ujye uyica niyo mpamvu ariyo mpamvu uzi ko nyamara twumva nabi abanyarwanda papa cyangwa yishe indirimbo kandi iyo umuntu agiye kuvuga ngo agiye gukora ikintu kireze muri slang aravuga ngo ngiye kwica kino kintu, ahubwo twe twumva slang. njyewe indirimbo yawe ikintu yanyigishije byandi bajya babaza Sabe yajyaga baza abantu ngo ni iki ubuzima bwakwigishije, nanjye indirimbo yawe icyo yanyigishije nukonje kujya nzicira rimwe noneho ko n'ubundi izo nakoze neza ntibabivuze. Ikindi bivuga ko twari turi gukora injaruwa. By the way, abantu bari bazi ko kiri ari igitekerezo cyanjye ni icya Yamana kuririmba kuriya nibye pe batazagira ngo n'ubundi buhanga nari mfite cyangwa utundi tumanyeri nazanye aririmbe kuriya kandi ko wakana ari gahunda saa 9 byagenze se ni nkuko waraguze umuntu ubutaka n'umuntu bwegereye ubundi ukahita umubwira ngo ngwino nkugororere ngwino nyine bigororeke bireke kuzamo akantu ko gupfundikanya ngwino nkugororere ukabigorora nyine nawe uzagendera aho ngawe nyine uzagera uyice. Akane se nibitegu ko buri indirimbo ya yose nzajya nyica niyo ugiye gukora na alubumu bari kumva icyo kintu gusa
cyonyine nagushimiye uri umujyi wa fresh man. Ukunda umuziki, abantu bashobora kuba batabizi cyangwa batari babizi. Ukunda umuziki since day one kabisa, kuva twamenyana mu myaka buriya si nk'irindwi ishize turi ishumi. Nakubwiye ahantu tuziraniye nibwo nabonye gukuye akantu ku maso. Uhita guzikari wesh, umvisha ahantu havuye ngo ni wesh, guzikari wesh. Ni wesh kuva mbere ya corona h'imyaka myinshi aho corona yejo bundi tuziranye haciye imyaka corona nk'ibiri kayitiba kwikaraga hiryo ngiyo za Nyamirambo. Ndabyibuka ubwira papa cyangwa ubwira Roki bwa mbere ko witwa papa cyangwe. Ndabyibuka ubwira tuzi ko nitwa papa cyangwe, ahita kubaza ngo none se ufite umwana witwa Cyangwe? Ngo ndamufite. Ese koko uramufite koko papa Cyangwe cyangwa warabeshye hari? Ufite umwana witwa Cyangwe? Ubwo se urumva nakubeshya bikamarira iki? Barira tubwira abanyarwanda umunsi urya akabenzi bwa mbere. Akabenzi bwa mbere. Umva iyo nkuru sinshaka kuyigarukaho nge nge ndya haramu. Akurishije haramu sha. Ariko kakanyamaga katagira igufwa uranarakumvaga. Baba boy bandishije akabenzi nkajya mvuga ni iyi nyama yitwa ngo iki none izi nyama zitagira igufwa. Ukuntu yavuze ngo cyangwa nk'inyama z'abakire baba bakuyemo amagufwa. Ngo cyangwa inyama z'abakire. Ariko narasetse ku buryo nanatashye ndi guseka iriya nkuru. Inkuru y'akabenzi. Dore no barakubwiye ngo ni akabenzi, uravuga ngo ni akabenzi, ni akabenzi. Umvaga ari tofu, hajya bazita ngo tofu. Umva ariko nubwo buriya ikintu maje kubona nuko ibintu bibi bikundwa, wari ubizi se? Ahubwo ibintu byiza babigize bibi, wivuga ngo ibintu bibi birakundwa. Niyo mpamvu buriya nabibona kiyoboye isi. Iyo bakubwiye ngo ikinyoma kiyoboye se ni iki? Nuko hari ibintu byanyabyo bagize ibintu bibi kandi mu bisanzwe atari bibi. Niyo mpamvu bahera ngo nyine ngo isi yobowe n'ikinyoma. Sinzi niba uri kumva icyo kintu. Nanjye buriya nabimenye umunsi ndya kariya gatungo kabisa. Karasengeye. Uzi ikintu impamvu nagusetse. Ndivuga ukuntu mu rugo wenda nazo twagiraga ariko papa tangira ntago wazihaga. Urazirya hamwe usesemwa. Ugahaga bimwe bakubitiraga abana byo kurya ukajya muri kurira bakakubaza ko ibyo biryo ubundi wabiriraga iki. Nyine wowe ukarya noneho kuryama bigasigara ari ikibazo. Wagarama bikakurya mu nda wagira icyo. Iyo ngo ntiwareke njyewe bwa mbere cyagiye nkarya bwa mbere kabisa. Namvaga bitabaho. Ariko urasetsa papa cyangwa uretse nzakwiyambikira mikrofone. Nyine nzayikwambika nanjye numara nkwiyumvira ugira inkuru we. Nako papa cyangwa uramuzi. Agira inkuru twamenye kuri muri stories y'abana. Uzi kuri amwihariko wawe uzawugarura uko uzashinga cyane bita ngo tuyavuge. Kandi barancecekesheje amagambo yarashize ivuga. Yashize ivuga ahubwo wabonye n'ujya uvuga uzashida ukuri kuvuga ukuri bakakunyonga. Bisizi nabona ikintu cyaze kumva mu maso. Urongesha ati ni wesha Pazo uzi ibintu byatubayeho tugiye mu mujyi. Njye na Wamboye twagiye mu mujyi turi gukata, urumva turi gukata tugeze imbere ku muhanda kuri New Species tugura
aha bora twinjira ahantu tugura fanta, ngura fanta ya coca yakangoje. Tugiye kuri Spaces dutegereje umushoferi ngakate. Tuhita tumubona. Ibitugu nubwo wamubonye wabonye ibitugu no uzi ukuntu nasubiye inyuma naramubwiye ngo ndamubonye ngo turi runaka wikanze iki Kigali sha ni bya bindi bavuga ngo wikanze iki Nyagahe baravuze ati ni weshe ariko iriya shusho ntabwo izamvamo pe no umuntu w'imodoka yaraparitse twicara mu modoka ndamubwira nti we tumanuka vuba vuba ibindi turabivugana mu mwanya. Se burareka nkubaza ikibazo kandi umbwiza ukuri watinye iki? Umuntu ntatinya ishyamba atinya icyo yahuriyeyo nacyo. None se buratuvuga ko yaguhangara? Oya akagushinga nge ndinzwe na ja mba ndinzwe na ja naringize ngo yagushinga urushyi nawe arabizi ariko arabizi ari umuntu navuze nidura nzamukubita urushyi rwo mu nda zamucunga yarangaye pa nizo umva ngo nyokoro muhubuka akubita umwishywa. Oya kumva icyo kintu se nacyumva uzi ko njye navukiye za Gasyatiyo. none se nta nyokoro mume uhubuka nyine akubita umwishywa ubundi kirazira. Umwishywa ni ikintu uterura utuntugiye amafaranga ugasusumira. ibaze ko uterura umwishywa n'umuha amafaranga ugasusumira ugasaza ususumira. Ibaze noneho wamukubise umva papi ejo yarampamagara ambwira ngo umva ngo nkarabya ndisiga. ariko Sirenge ngira hari igihe abantu ntibazimenya zizabica mu mutwe zibamare zibica. Ndangije ndamubwira ni nanjye maje gukura ubu ngubu ni ukuntumaho nkizanira isukari ntabwo nyiri wa mwana baha igikoma n'isukari. Yewe nshakira ifu kwanza n'amazi ubu ngubu usigaye nyafite. We kwanza ashaka ifu. Oya ariko umeze neza. Nakumera neza kundi ni ukwakira ubuzima. Waboyi w'umusamaraya ngo nta santima nyifitanye nanjye. Umva none se ubwo gahunda yacu sirakomeje tuhita tujyayo. Gusa uyu munsi dukeneye inama y'ababyeyi. Ndi kubona hari bamwe ngiye gucunguza. Inama y'ababyeyi pe. Gukura nabonye atari ikintu cyoroshye. Ni bibi cyane. Ibaze noneho waragiye mu murenge. Ushatse kuvuga iki? Icyo kintu ushaka kuvuga iki? Nizere kuri kure. Ndi kure ndi hanze. Ibaze ndi hanze. Umva nahise nyumva amahirwe nyifite. Uzi noneho wakumanitse. Reka wabyemera. Oya ukubitaza. Oya umva ukubitaza. Umva mani uzi se tumaze gukura mani ku buryo dusigaye dufata imyanzuro rimwe na rimwe tugaceceka, rimwe na rimwe tukavuga iki n'iki, ariko ikintu cyitwa kukumanika ko ariko hari aho nzakumanika, aho nzakumanika pe. Yari bishe ya story ngo aramutekereza amarira kuzura amazi
yavanze ibiganisha icyo kintu waracyumvishe ngo ni ukuri kw'Imana, ni ukuri. Njye nayo nzi ko abasani kera baririmba ibintu bitabaho, kumbi ngo bajya bicara amarira kuzura amaso pe, bakamubaza ati ariko uri kurizwa n'iki, tuvugishije ukuri. ngo pazo niwe uba ubiri hafi akavuga ati aha ngaho igendere, ngaho rira iririre ufite mamari. uzi iyo nkumbuye mama ibintu byose birahagarara. uketa iki n'iki. uriya ndirimba si ibyanjye, nari nzi yuko ngo namenye ubwenge. usanga nibwo ahubwo bigitangira. banjyanye kwa buriya rero amaguru adakora hasi, turarishyiraho. nakoze iyitwa Sana, abantu baravuga ati uracyari muto sha uzaba ubona. nyuma ngaruka nkora iyitwa Itsoke, ndavuga ni birarangiye ubwo filime nayirangiriye. kumbi ahubwo niko ni muri filime bete bandikaho ngo intermission, nibwo bitangiye, ngo bitangira aribwo biri kurangira. none hari inshuti yanjye nayo yararirimbye ngo si ibyanjye, ndavuga ni kabivuyemo hakiri kare. ejo bundi numva ngo ararira akaravuga ati ndeka. icyo kintu ari kucyumva uzi, icyo kintu rero kita kigaragaza ko urukundo ruracyariho. turanirengagiza tukirengagiza ko niyo bavuga inkuru muri Bibiliya bahera ku bantu babiri, Adamu na Eva. True that. Man, ubuzima naho buri. Iyo bavuga ibintu bijyanye n'abantu naho bahera. Ibyo bya Gahini na Abeli nibyo ntazi aho byavuye, ariko ubundi Adamu na Eva niho biruzingiye. kumva icyo kintu. none se umusamaraya ubwo gahunda se ni mu mwanya we na Pazo? Gahunda ni mu mwanya, tukajya ahantu ba Puff Daddy bicara bakabanza bakabishyira ku murongo. reka mbe ntegura. umva ikindi gisekeje cyansekeje, ni nka kwa kundi umugore bavuga ngo yakubise ku ijipo. ushatse kuvuga iki ubwo? kuvuga ukuntu nyine wabivuze ati ariko se njyewe narashatswe mbimenye. umva se mugire ikindi, ariko abantu badashona dufite n'imizigo ya danje uyu mwaka ya danje. mbabwira yuko ngiye gusohora EP saa sita z'ijoro harasohoka EP yitwa ngo Igikwiye, y'indirimbo enye. ariko wumvishe nanze kuvuga abantu bariho kugira ngo batikanga, ariko mva ni umunyu n'isukari. ibaze icyo kintu. nje noneho hari aho byana ukuntu harimo runaka na runaka, leta birangira haje na runaka wiyo hiyo. iyo ngiyo, ariko uriya waraza umuntu n'umwe ibaze ko yananiye Melody. Yes. Diamond yamwimye koraba ahita yihera waba ati uri agasamaraya sha. arega bino bintu ntabwo bashonje bahisha. Sometimes bidusaba no kuba basamaraya. Tutiri kuva ikintu. Ntago bashona. Bamwe na bamwe bifitemo karite yo kuba ibirara. Kanda umva ni ibibazo. harimo boy w'umusamaraya.